se bro urabona ubukene bwo mwiki cyaro tuzabavamo dute kabisa. Aha nanjye ndabona ubuzima ari danje kabisa. Ako bro hari agashinga narindi gutegura kabisa. Nose ubundi niba urimo kugategura urambaza. Ako ntukagira umujinya ungana uko. Ibanza tuzumva icyo umuntu agiye kukubwira. Ngo professeur we mbwiriye imishinga yawe numve kizarya. Nibyo. Urabona njye nawe turasa. Nako ni isura yanjye nawe twabyaza umusaruro. Yesu. Ngaho nyumvira ndagaza. Banza ureba gasura ufite nta n'umukobwa wakwemera mbisura zawe. Ako wagiye ugabanya ubugoryi ukabanza ukumva ibyo umuntu agiye kukubwira. Kandi mbona ari wowe njije igihe wahereye udodobekanya ibigambo nta kintu kizima urambwira ubwo uri mubi. Kumva kukubwira ari intambara none reka tubyihorere. Ikibazo byihorere. Okay, tubyihorere nta kibazo pe, tubyihorere. Asa bro, tubyihorere. Byihorere. Bro wagiye ugabanya kwivumbura amazi. Ariko ari njye nawe ninde wanze kuvuga. Ubundi kubyihorera ntacyo bimaze reka nkubwire. Ese wigiraga amati somba noneho kuvuza akantu kazi. Noneho ni umushinga wo gutuba. Ibyo byose ibyo umbwiriza pe. Umva nukujyanira uramubita hasi. Umva uko urwana ndio namba 1 pe. Ako se cece kanga gutubara simbaraga ahubwo n'ubwenge. Okay, noneho mbwira uko tuzabigenza. Amba urabona ashira afite phone ari kugurisha. Kandi nge ndabona ngiye nkayimwaka. Ambwira ati we mafone nyeseye nyo n'amafaranga nzayagwa bitarambiranye. Noneho ubwo yajya aza kundeba ngambwira ati na phone wamaye niwe yayihaye. Nawe yaza kukureba ambwira ati ngiye yayihaye. Urumva ko atarya se. Uzikari byo ubwo se wamuhamagaye gahita yizana kakana. Okay man reka njye kumureba noneho nyine turahora mu kanya. Okay nari bibro. Byose.